ndabasuhuza mbasuhuje namanje uwo nguwo nyine wo muri karitsiye mukurikizaho nyuma izina ry'Imana abankurikiye nanjye ntago nzi uburyo nagiyemo banje baranjyana ntago nzi iyo banjyanye ntago mazi gusa nisanze ari muri Kayonza maze kugarura ubwenge urumva nibwo nayo nyibikora numva mo ndababara ndangije ndataha noneho ubwo bone nifite sinabivuga ndaceceka kwibona ntwite byonyine natekerezaga ko igihe kizagera nkabyara umva bwanjye nahita niyahura ko numvaga nariyenze bapereje amakuru bumva nanjye njyenyine yayiteye noneho yagiye mu bana ba 14 ba 10 n'ingahe bamufunguye umunsi ejo nyine najya kumureba bagahita batahana mama arambwira ati rero ntago wakifata ngo uyikuremo hato nkabura ubwo ngo nkaba nakubura nawe tubyihorere na ego nyine nta kuntu bitakubabaza nk'umubyeyi ariko bitewe n'igikomere yabonaga mfite iwe ntabwo yanyeretse ko ababaye cyane nako ntabwo yigeze anyereka umujinya bitewe n'uko yabonaga ameze yego uko yanzana ibintu by'umujinya nari kwiyahura ukuri kw'Imana umukire muri Kigali hongo kankubwire hongo kankubwire atubwire twumve aya ntago bivamo aho ndi muri chambrette imwe harimo akamatera kamwe konyine utamenya n'ahari n'akababu shike uratwirukanye muri Kigali twitahire Eveno mijenzi no mu South Africa Biz Bakini Eagle Golden Coin bwaho heta jewe nitwa Kesire Kanizere ko umeze neza awerere hirya no hino mu Rwanda market yo South Africa ibyo gukora byose tukubwire ngo icya ihirwe n'utanameze neza hari ibigo bya stress ntabwo umeze neza mu buryo bwari bwose reka tukubwire ngo wihangane kandi wizere ko ejo ushobora kugenda neza cyane twebwe tumeze neza today alhamdulillah niko sinamu tuvuga imbere yanyu mpafite my sister yitwa ruvuge cyangwa ndivugira Yuza kuba mu rugo na bitandukanye no kukiri umwana just nicyo bisobanuye turi kumwe nanze muri kumwe na iyo wagize Shame ndibagiza Shame ese ndibagiza icyo bisobanuye narabyibagiwe uzambwira ndiba biriza iribagiza irisa ibintu nk'ibyo n'ibyo amazina sinzi ari iki niba ari ishyano takashitani oya aya by the way ni izina ryiza izina ryiza Mercy amugenda nkunda guca kamungure kamerama mucibira kandi nyangona guca ngo inyana ni ya mweru ngo imondo ivo arya cyangwa ngo izina rirasa na nyiraryo ni ryiza nawe uri mwiza byahwaniyemo amugano bivuga haje ngo gukira inyana ni ya mweru ubwo nibyo hafi aho ngaho so urabisukura mwiza ndimo kwibaza abakobwa beza ariko ntago mbizi numva bivuga ibi barabivuga ndabyumva nyine bajya babimbwira byakira nk'uko babimbwiye nyine ukunda ahubwo kuba kuri mwiza cyangwa okay akanyikobaze gutya uramutse ubwira umuntu ko kuri mwiza nkuri abo mukanya ngo yakubwira cyane nanjye nkasanga kubwira wakemera ko ari byo nini ubu nyine aho nabyemera na sisiteri usanga ari muri zibiyane oya ntabwo yabinkora gusa impamvu nako gatugera kureba hajya ushobora kunyura nka atari kuri wa mukobwa ni mwiza natwe reka turareba namwe murabibona usibye yuko ndashaka kubivuga ariko mwayibonye mamuze aho ngo binabizi ubundi navukiye mu Mutara navukiye Nyagatare sayizi tubarizwa Kirehe mu karere ka Kirehe ubwo ni ku Rusumo mvukana n'abana 6 3 b'abahungu na 3 b'abakobwa yego ndi umwana wa 5
yego bucura arankurikira. Oya mfite mama wenyine. Yego navuye Nyagatare mfite nk'imyaka nk'itatu. Yego yego baze amezi 6 mushyashya ndacyari mushyashya. Oya ntabyo mvuze ariko ntabwo ndi mushyashya kubera ko narazaga nkahamara agahe gatoya nkongera ngasubira Kirehe. Yego turagenda cyane gake gake. ntabwo muri nkatwe umva ye noneho iyo bikutseho kuri mwiza ubundi agaho kagahuye n'umunyutsi. ntabwo mbizi njyewe ntabyo nzi gusa nyine amafaranga araboneka gake gake. Okay, so Shamim, reka tugaruke kuri story yawe muri rusange. Nawe ukubaza imyaka ufite ko ntabwo ari myinshi cyangwa se niba ntacyo gutwara siko tubwira. Reka tuze kuri story yawe, ubuzima bwa Shamim kuva ufite imyaka 3 ukaza Kirehe ukaza Kigali, ariko reka tuze ubuzima bwa Kirehe waciye mu buzima kugera muri kano kanya. Ni ubuzima butoroshye kandi rero ntabwo bugoye cyane. Tujya kumva nyine uduhimura muri rusange nyine okay, inkuru yanjye buriya aho nabyariye nari umunyeshuri muri make. Yego nari umunyeshuri niga Kibungo. Nari umunyeshuri niga Kibungo nza kugira umwaka reka mbyite gutyo nwarinda ngeze mu wa 3 secondaire. Shami wawe rero awarivuyemo ndagenda ubuzima burankubita. Mama wanjye nawe yari uhari, yari mu bitaro. Urumva nari kumwe n'abakuru banjye bonyine, nabwo nari kumwe n'umwe wenyine, undi yari amuriho. Abasaza banjye nabo bari bari Tanzania. Ubuzima bubadanje ariko nyine mu bushobozi bwa mukecuru arihangana akora uko ashoboye. Nubwo ari mu bitaro yarategereje kubagwa umugongo, ntabwo razi niba azabaho cyangwa atazabaho, gusa nyine ndamushimira we yaragerageje pe. Wantenda ndakeka nta kintu nigeze amfasha kugeza n'izi sawa, ariko ntacyo bintwaye. Twenda afite imyaka 18. N'ubundi bitewe n'uko byagenze baramushatse baramubura. Byagenze gute kugira ngo twarira bafashe nyine de story imbere y'aho batugeze ngo batwara. Okay, Wanenda sivuze ngo wenda ngo twarakundanye twarateretanye cyangwa twaranavuganaga. Iwe twigeze guhura umunsi umwe dura mu muhanda mvuye ku ishuri, icyo gihe imodoka y'ikigo yari yansize. Noneho aransuhuza bisanzwe, njye nyawo nyine ni ibisanzwe. Arambwira ati ariko ngenda koze nawe ati renge ntabwo nkoze. Arambwira ati ariko rero ndashaka ko tubonana. Nawe ati oya, myenda muhakanira ko narasuzuguraga icyo gihe. Nanda harangije arambwira ati kugira agasuzuguro. Nawe ati ntabwo ari dadanje ariko tata ariko njye nawe ntabwo twahuza. Nawe ndamusuzugura abona ko nanamusuzuguye koko. Arangije ijambo yarambwiye ngo suzuguye rimwe ntuzongera kunsuzugura. Yango ni ibintu nyirangira ngo ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Nyuma yaho kongera guhura
navuye ku ishuri. Hari ukuntu wenda biba bigiye kugura ikintu nko mu rugo then ukajya ku muhanda ukajya kukizana. Byari mugoroba nabwo turongera turakubitana, nongera mucora none namuvugishije. Yego ntabwo nari nzi ko azi no mu rugo aho nabaga Kibungo. Noneho haciye iminsi 3 aza mu rugo nyine arakomanga, nanjye wagiye gukingura ku gipangu. Noneho azana n'undi mugabo wo muri iyo quartier yaho ngaho, ndabasuhuza. Mbasuhuje nabanje uwo nguwo nyine wo muri quartier mukurikizaho nyuma. Izina ry'Imana abankurikiye nanjye ntago nzi uburyo nagiyemo, ntago nzi uburyo nagiyemo kuko naherutse mfungura igipangu mbaheruka mbasuhuza nuko banje baranjyana. Ntago nzi iyo banjyanye, ntago mazi, gusa nisanze ari muri Kayonza. Maze kugarura ubwenge urumva nibwo nayo nyibikora, numva mo ndababara, ndangije ndataha. Noneho ubwo bone nifite sinabivuga ndaceceka. Ubwo arangije ashaka telefone arampamagara, arambwira ngo wabibonye se? Ndanabonye ibiki? Arambwira ngo n'ikindi gihe nibyo nagukoreye utayibonye twari iryo somo. Numva ngize ubwoba bati uko byasa kose icyo yakoze. Ubwo hari hamaze kumara narimaze iminsi 4 ndi mu rugo. Icyo gihe njye nagaruye ubwenge mbona ndahantu ntazi. Yego noneho ndangije mamagara umukozi aho nabaga atari ko we njye ndabona nagiye ahantu ntazi ndashaka gutaha. Arambwira ati suri he? Nabadiranye ntago mazi. Arambwira ati rero wowe fata fata umuntu mubaze aho hantu aho urahariho. Arahambwira maze we bambwira ndamubwira ati nese nagera ku cyapa gute? Hari Kabarondo nyine nagera ku cyapa gute? Arambwira ati komeza iyo nzira urahagera. Ndangije ndagenda kwakora urumva n'umunyeshuri ntagiye ntazi n'uburyo nagiyemo, nta mafaranga nayo mfite wenda ngo ndatega. Ubwo nese mfata amaguru ndagenda ngeze mu rugo saa moya. Noneho umumama twabanaga ntago yari ahari, yari yaragiye iwabo, numva twenyine. Ubugoryi n'ubucucu ntago nzi ngo biravaye birajyayo nyine. Numvise gusa nagize ubwoba, numva nababaye, birarangira. Hashize nk'icyumweru numva ibintu byose ntago mbishaka, ntabishobora kuba ntwite. Njya kwa muganga ndabibabwira, maze kubibabwira barampima barayibona. Bambwira ati ndavuga ati ariko rero ngiye ukuntu byagenze bimeze gutya na gutya, ariko ndashaka gukomeza ishuri. Bambwira ati icyo tukora ni igiki? Twabwiye igipapuro ujye kuri RIB Kibungo. Ati nta kibazo mu mujyi ngakomeza ishuri. Noneho nkigerayo nyine baho uko byagenze bapereje amakuru bumva nanjye nyine yayiteye. Noneho yagiye mu bana ba 14 ba 10 n'ingahe nuko bamufunguye umunsi, ejo nyine najya kumureba bagahita batahana. Urumva nyine urumva ntabwo byabura. Hoya nari ndi kumwe n'abana 2 baho ngaho n'umukozi nanjye. Noneho bakomanze igipangu naho nigaga njyewe mba. Noneho bakomanze igipangu nijye bagiye gufungura, tujya twikomezanya turigendera. Ntago mbizi uburyo nagiyemo, niba twarateze niba twaragiye n'amaguru ni ibintu nyine nazi nanjye ubwanjye. Mu masaha y'ikigoroba nka saa 9 namaze nk'amasaha 2. No nabaga Ikibungo. Ego Yego nashaka kwibaza nibese kuki bagiye nibakurikirana umwe muri kumwe bamenye ngo shami magihanga. Oya bo bari bazi ko ari abantu tuziranye wenda tunagiye nta wamenya niba baranambonye ntabyo nzi.
Okay. bavuga icyumba abarozi ngabaka we nabyemeye Oya barahari nese niba bamufungaga akabyuka atayibona njye nawe urumva yego ubwo rero ntabwo byari byoroshye gusa umukecuru we yahise yumva yuko nyine bagiye kubikora ahita ababuza aravuga ati rero niba bigenze gutya njye ndashaka gutaha icyo gihe baranahana ngera mu rugo mama arambwira ati rero ntabwo wakifata ngo uyikuremo hato nkabura ubwo ngo nkaba nakubura nawe byihorere na ego iwe yarabyumvishe ko arabizi turebe yabimenye bimubwiye ugiye kwa muganga usanzwe twe turamuhamagaye kuri fone waramusanze byagenze bite kugira ngo abimenye okay ribu narayibwiye imuhamagare kuko njye numvaga mfite ubwoba yego ribu ni wabibwiye yego yabyakiriye ate se nyine nta kuntu bitakubabaza nk'umubyeyi ariko bitewe n'igikomere yabonaga mfite iwe ntabwo yanyeretse ko ababaye cyane nako ntabwo yigeze anyereka umujinya bitewe n'uko yabonaga ameze yego uko yanzanaho ibintu by'umujinya nari kwiyahura ni ukuri kw'Imana nanjye ni uko wazanye ugeze utekereza kwiyahura usanzwe ufite ku myaka 18 usangenda mu buryo butateguwe okay ntabwo ibyo ngubyo umuntu yabura kutabitekereza ariko nagiragamo ubwoba nanone ku rundi ruhande cyane abageze oya yego mama arabyumva rero mama wanjye yarabyumvishije nyine abyakira ngize Imana aranabagwa ava mu bitaro ubuzima burakomeza ni inkuru ibabaje ku myaka 18 experience ikomeye ariko reka nanjye kubaza icyo gihe uri guca muri ibyo bibazo ubwo warahagaritse ishuri yego nubwo ngiye gusubirayo oya nese baramufunga hajya ngo ahite yitaka navuga ngo baramujyanye maye nagiye kumureba bahita batahana ijambo yambwiye ntumbaza aho yakuye namba yanjye ntaho nzi yambwiye ati reka nkubwire kwirirwa wongera gutanga ikirego ni nko kukwigorera ubusa ni hahandi n'ubundi nzafungwa mbyuke nitahira ati kamubwiye ntabwo njye guhangana nawe njye wamubyaye nzamwimenyera nta kibazo ntacyo nzakubaza aya yihora none se ubwo iyo nta nubwo wajya agira amatsiko yo kumenya uko umwana ameze byibura guhamagara ngo baze ati umwana ameze aya ntabwo namwitaba kubera iki nese arajya kumenya amakuru ye yaramubyaye none se umubyeyi wenyine nese aho narindi twari turi kumwe aho narindi twari turi kumwe wagutera inda nta nubwo wari ubitse ntabwo ndabyumva ariko icyo ndi kubaza bya byose umwana afite uburenganzira bwo kumenya se n'ababyeyi be ibyo ngibyo nta kintu nakubimenya aza ajya kumushaka kubera ko nanjye ubwanjye nase nkubwengana aha ngaha ntazi yaba yari umugabo se yari umusore yari umusaza ntabwo ari umugabo si n'umusore si n'umusaza muri make namuburiye Framire niba agenda atera abana b'abandi nda sibyo nese uba ngo twamwita umusore afite abana agayishya mu gasozi nawe nta Framire afite ubuzima rero ubw'umwana yaravutse ishuri barireka ubuzima bwo gutwita bubayemo gute ubuzima bwo gutwita bwari bugoye ndi Kibungo ariko ngeze mu rugo muri make umukecuru yakoze uko ashoboye yaba ari imbuto nkazibona cyangwa numva ashaka kurya nkakibona numva ntako atageze ntabwo byigeze bingora ntwite igitoki cyo kigeretse ku bishyimbo igitoki kitogosheje ku bishyimbo kitarimo amavuta
n'intete ebyiri z'umunyu ni ebyiri cyane ngo abantu bareba ibintu ngo baragora abantu bafite baragorana cyane umuntu agorana bitewe n'ahari ndetse kankubwire sibyo umuntu azaba afite umugabo sibyo wenda bafite umugabo afite vewite afite akazi gakomeye ukumva nta kintu na kimwe babuze ni gute se umugore atazamubwira ngo ndashaka itaka ngo nshaka rirataka wenda wowe hari igitoki ko ari igere kiri munsi y'urugo oya utibaje tukavuga ubutaka bwo muri Dubai oya uzi impamvu se iyo urugero ngiye cyo nabonye cyo iyo ibintu ukunda kurya iyo twite itubireka nyine usa nk'uwibihuzwa waravuye ku nyama cyane ukunda kurya ikintu mbere yo gutwita nakunda kurya ibirayi nakunda kurya kawunga n'umuceri ngo warisubireka sayizi akanywa ntabwo nakarya mbese bikomereza yego se yego akawunga sinakarya n'ibirayi ntabwo nabirya none se ubwo byafatiyeho nyine iyo ubiriye se bigenda bite ntabwo mba mbishaka ariko ubiriye nta kibazo bikugeraho nta kibazo bingira akawunga ko kantera igifu ariko ibirayi byo nta kibazo ariko nyine ntabwo mba numva mbishaka agatoki gatetse ku bishyimbo cy'agakunda byakomerejeho ubwo igitoki n'ibishyimbo harya ngo byanga bitetse gute wakundaga biba bitetse mu buhe buryo nkakora uteka ibishyimbo wangiza ugafata ari amazi yo mu bishyimbo amaminini ukayatekesha igitoki nkakurya wateka imyumbati harimo umunyu se iyi habaga harimo umunyu wonyine igitunguru se oya igitunguru ntabwo nagishakaga igitunguru pavuro seleri ntabwo ndabikunda mbese ubwo bagutekeraga wenyine batigaga inkono zingahe inda nari mfite ntabwo yagaragaraga nari mfite akada gatoya ndavuga nyine ku bijyanye no kurya narabyitekeraga yewe bamenye ubwenge wumva bari kujya babivamo ni wabihisemo cyane bakubwiye ngo ujye ubyitekera nta mwanya dufite kubera ko numvaga mfite imbaraga narabikoraga okay so abavandimwe bawe nari nkubajije mama uko yabyakiriye numva we yabyakiriye neza abavandimwe bawe kubona sister wacu kayiri bagiza karatwite babyakiriye bate byarabatunguye gusa nyine ntacyo bari kurenzaho barabyakiriye nkundira n'umwana byatari umwana wamwise nde umwita Shema Blaise Shema Blaise n'umusore kwanza ubu ngubu rero agomba kubaza ise nako ako se numva afite ikibazo ngewe ntuzamukura heze ni ugusubira ntamubwira ajya kumushaka namushaka wowe wanamubuze umwana uzamushaka se nukore neza azamubwira ngo njye kumukuraho ntamushyize ndamubera se none se mureke abantu batubansangiye ni nka Yesu ni umwana afite uburenganzira mu Rwanda umwana mu burenganzira bw'umwana afite uburenganzira bwo kubana ndetse no kurerwa n'ababyeyi bombi ntabwo ari bose n'ababayeho mu buryo batarerwa n'abo babyeyi bombi wenda kubw'urupfu cyangwa se kubw'impamvu nk'izo ufite bihangane ariko ubundi ubwo ni uburenganzira baba baravukijwe niyo mpamvu rero namubera seda no muri batisimu sibyo se sibyo none se warabyaye wari wiga mu wa gatatu wabyaye wiga mu wa gatatu wabyaye mu mwaka ukurikiyeho ntabwo igitekerezo cyo gusubira ku ishuri kigeze kikuzamo cyanjemo ariko mbura ukuntu nasubirayo mama wanjye arwaye rumva ntabwo yari agakira yego
nabonye nyine nta kundi kandi nta wundi muntu wari kugomba kumfasha usibye we. Natekereje ndareba nsanga nkomeje kwicara nta maherezo yabyo, ngomba guhaguruka nyine tu nkamwitura. Abana b'abakobwa by'umwihariko bari babonaga umubiri wabo umeze neza, ari beza, abantu b'amashimo mu nzira, ikintu nk'icyo kikamubwira ibyo kwira. Wavuze ko yigeze ubitekerezaho wenda ugeze ku cyo uragaruka, ariko wowe ubwawe kwibona utwite ukanabyara wabyakiriye gute? Kwibona ntwite byonyine natekerezaga ko igihe kizagera nkabyara. Umva bwanjye nahita niyahura ko numvaga nariyanze, numva nashaka kubaho nyine, numvaga ubwanjye nahita nipfira. Yego, Imana ikinga ukuboko. Okay, nawe nshatse uze kwivugaho nk'inkuru ibabaje cyane nubwo bibabaje, ariko uyu umwana arahari kandi umwana ni umugisha, sibyo? Wenda tuze no kubigeraho uburyo ubu ngubu mumeranye, uburyo bifata kano kanya. Abana mwiganaga mu wa gatatu bati nyine nubizi inkuru z'abanyeshuri barabimbazaga bitewe n'isoni n'iki, nkabona bamwe ubu ngubu hari n'abatazi ko nabyaye. Mbagiraga isoni se? Nyine numvaga ari ikimwaro mfite kubera ko muri make rumva inkuru y'itakara mu kigo hose. Yego. Ati nimara mukamwemerera ngo nibyo ndabansebye karakambaye utufata umwanzuro wo kuva mu ishuri. Oya, benshi nkabahakanira ngo nayo mfite abenshi ngabemerera nyine bose ntabwo ariko nabemereye ko nyuma baravuga uti njyewe ntabwo nasubira mu ishuri mumfata gutyo. Oya, ntabwo ariyo mpamvu, ubushobozi bwabaye bukeya kubera ko n'umukecuru urumva we yabazwe umugongo bamushyiramo insimburangingo z'umugongo, urumva nta kintu yemerewe gukora. Kandi hagiye nyine kigera agashaka kuza muri kontorore, byose n'amafaranga. Rero bitewe n'uko wenda yandwanye hose yize ngomba nanjye kwirwanaho, ntabwo ari ngombwa gusubira mu ishuri. Iyo utize n'isi irakwigisha, yaranyigishije rero. Ubwo se wakoraga iki kugira ngo ubashe kubona udufaranga dutunga umwana? Urumva mu rugo hari ibibazo, famiye yari ifite ibibazo, amafaranga yareze umwana, nawe utwite ubwawe, ayo mamini n'uwo yakoraga. Oya, ibyo ngibyo byo kurya ntabwo byabura. Hanyuma ibyo kwita, imyenda y'umwana, amavuta. Urumva umwana udafite se yari akuri ku mutwe, nkurikije na famille situation yari irimo mama arwaye, namufite ibintu byo kwita, amafaranga avaga. Okay, mukecuru wanjye ni umuntu ukunze kugira nk'amatungo. Yego, yafashe itungo rimwe ararigurisha, agura imyenda, ibintu byose bijyanye n'iby'umwana. Yego, ingurube bikwishyuriye amadeni yose nako. Ingurube niko yagurishije itungo, ubasha kugura ibintu nkenerwa bigomba kurera umwana. Reka tuve aho muri icyo gihe cyo kubyara, cyo gutwita mini. Urabyaye rero, umwana aravutse kandi wasanga aravutse asa na se cyane. Yaho byandi n'uburozi. Ase uwo mupapa nako wa hundi twaburi icyo tumwita, nta famiye ye wigeze unamenya byibura tuzanje kubaza y'ubutaka? Ntabwo yongeze nyifuza. Niba abantu baroga gutyo se urumanye nabifuza gute? Akareka nibatwara ibyabo, nibatwara uburozi. Batajya ahubwo bagutera wa kabiri. So umwana avutse ari umuhungu yitwa Shema Blaze. Harya bimbwiye turi kuri mikoro cyangwa kwaye kwavuyeho? Mbo niba utanabivuze babyumviye, yitwa Shema Blaze. Kano kanya afite imyaka ingahe? Imyaka 3. Ni navuba already. Ubwo we twise muri 2021 nibwo yigaga muri Troncom, sibyo? Imyaka 3. Ameze neza se Shema? Ameze neza. Ninda mwise amazina? Mama wanjye. Kubera iki utamwise? Yombi ni mama yamwise?
njye namwise Blaise mama wanjye amwita Shema. ko cyamwise Blaise iteranwa na se ko cyamwise Blaise baziteranye na se aba ari akasamutwe cyangwa yitiranywe na Shushu be wo muri Tronco. Ese shari wabyakiriye gute mu wa gatatu bivuze ko umugabo umuruta yinjiye urugo? ntabwo banakundanaga umwihakana ko waramukuyemo bakamutera icy'umutwe ntabwo wamwihakana. Mu wa gatatu muba mushyushye 18 noneho ari na mwiza cyangwa atiritanaga n'abagabo barangije amashuri. Aya nibyo ntabwo hakiteza umunyeshuri mwiganaga. Niko ntabwo ateretanaga icyo gihe. So hari igihe umwana w'umukobwa aca muri ibyo bihe umuryango ukasa nkaho umujugunye. Byakubayeho? Wow, ibyo ni byiza cyane. Hanyuma se ubu ngubu ubuzima bumeze gute? Icyo gihe wari kiri Kibungo jya mu rugo uza i Kigali, umwana uramufiri wamuzanye i Kigali cyangwa ari iwabo ari kurya bya bitoki wasize? Ari mu rugo. Mu rugo uvuze ni he? Wowe ufite urugo nawe? Ari Kirehe. Murabana? Ari Kirehe. Ari Kirehe. Kushya musizize. Kirehe ntabwo byabaye ngombwa. Yatangiye kwiga? Kwa 9 aziga. Nibwo azatangira kwiga. Ubu turi mu kwa gatandatu kugira umuntu abona n'iki kiganiro 24 mu kwa gatandatu. Already uyu munsi ku itariki 30 kwa gatandatu. Okay. So mu kwa 9 iyo umubona se ukamureba sana se cyangwa uramwanga sha ko sana se? Gusa nyine isura ya se yose ntago ayifite. Harimo n'iyanjye. Musahe wowe ibyo ngibyo byo ku ruhande uko byagenze byose narabyirengagije. Ko n'umwana wanjye nta wundi muntu umubyariye. Mpamvu ngomba kumukundana cyane ahubwo. Mpamvu umukunze cyane. Ubuzima bw'ububyeyi se bite? Umeze bite? Mama wanjye? Oya wowe ububyeyi nyine kuba witwa umubyeyi. Cyane. Hari abana impamvu bikubajije hari igihe umwana abyara amubwira ati mama runaka yakuvuga ati akamwanga. Njya numva ngo nabadura imbogo basize abana babiri n'ubucece. Ariko ubimubwira yanjye ntacyo bintwaye. Yego. Kukwita mama Shema ntacyo bintwaye. Nta kintu yo gutwaye. Ubu nta bantu wigeze ubeshya ko nta mwana ugira? Reka. Barabyakira se bibibwira nka boyfriend wawe wenda? Nyine atabyakira akabyihorera akagenda. Okay. Udashobora kunkunda kuko mfite umwana azabyihorera agenda rwose ntago nzamwinginga. Ni iyihe story? Kwavuze ibintu byinshi kuva mu ishuri gutwita ukiri muto kugira gute mama wawe kubyara. Ni ikihe gihe cyangwa se ni ikihe gice cy'ubuzima bwawe uvuga uti iyo nza kuba mfite ubushobozi nagisiba mu mutwe wanjye kikavaho? Ni ikihe? Hari igice wenda wabayemo mu buzima, maybe wari utwite cyangwa ukiri umwana cyangwa se kugeza kano kanya ni wenda gishoka cyane wabaye muri iki gihe uvuga uti wibuka ukababa bati mfite ubushobozi kino gice nagisiba mu buzima bwanjye? Ni cy'uburyo natewe minda bigutera igikomere. Simbashaka no kubitekerezaho cyane. Kambiveho rero nakomeza gutuma ubitekerezaho ukambwira nabi mu kanya. Okay. Noneho ni iki kintu kigutera ishema kugeza kuri uyu mwanya? Cyambere n'umwana wanjye. Cyambere n'umwana wanjye, cya kabiri ni mama wanjye. Icya kabiri ni mama wanjye. Mama wawe yarakize se undi mama wawe? Okay, urumva afite tije ariko byibura yarorohewe nagarakira neza. Nagarakira neza. Mino minsi aragaruka no naza Faisal wongera murebera. Okay. Yihangane umubyeyi wacu. Hanyuma ndacyakwibaza tubanzo nk'utwo nguko mbere ko dukomeza wenda buno tumenye bubayeho gute ubuzima nyuma y'ibyo byose bumeze gute. Ni cyo kintu wanga ku bagabo? Defe ebyiri uvuga uti ntumbyanga ku bagabo.
ntabwo uburyo basigaye bitwaramo gute se? reka tukibone icyo ngicyo. Oya ntabwo ari biberega tujya tunabakibure hano. Mugo nawe ugiye kuvanga abagabo bose ni indaya nk'aba bandi. Oya ntabwo abagabo bose ari indaya. Ni iyihe mico rero? Kwisetse nk'aho ari ibyo ariko shami. Oya abagabo bose ntabwo ari indaya. Kimwe nuko n'abakobwa bose nabo batari indaya. Nubwo ziba zirimo nyine. Ase hari umugabo w'indaya ubaho? Nyine nawe ubaho. Ahubwo nabaheheza. Nako si bose. Nyine ntabwo ari bose, ntabwo navuze bose nanjye. Hari abaheheta kubera namwe byo mwabambariye, byo nk'ibyo nabashyize ku munwa bikabakurura. Oya. Ibi ngibi ntacyo bivuze. Kuri wowe ariko. Huye no ku bagabo. Okay. Nese rarataryamye. Nibwe basha kuryama yega karyama nabi. Nubwo mbere waryama nabi. Okay. Ego ari umupapa uri kumva? Niba yumva yuko yaryamye nabi. Byukuri pe bajya bihangana bajya kureba abacecuru bagize. Bakuveho. Bajya bihangana bajya kwirebera abacecuru n'ukuri. Bakuveho. Oya singiye nyine n'abandi muri rusange. Ariko daha n'abana bakunda abapapa. Oya gahabwo niwo musigaye mukunda gusa. Oya njye ntabwo ndimo nkuramo. Kunda abana se? Oya nani ntabwo bakunda abana ariko nkunda mu kigero kimwe. Kana aho ngaho muvuga ko bamuborosha n'ubwenge ngo yari abasore mu kigero kimwe. Musore mungana mwakundana munganya imyaka? Navuze mu kigero kimwe ntabwo naguvuze umuntu tungana. Generation imwe. None se ubu ngubu ku myaka 23 ufite arya ni 20 n'ingahe? Oya uratubwira nyine. Ni make. No 2003. 2003. Ngo ni kuvuga nyine ni 21. Sikucira umwana. Namaze. None abagabo bandura batwaye urabamaze. Abanye se natwaye. Sunasoni ufite umwana. None se ni bande? Bigiye nugafata igisaza cyubatse urugo. Mukaba uza abasore bari singo hano. None se izo basore bari singo babuze niko waretse abagabo babandi. N'abagabo ni n'ukuri kose natwaye. Werekera aho n'ukuri kw'Imana. Nabo natwaye kandi muhari. Nose gituma mukunda bari abagabo. Reka. Ako rero reka nkubwire sibyo. Niba ari uko wenda isi iri kurangira nawe wamenye. Kuko ugiye kureba ntago ari abana b'abakobwa batoya bakunda abagabo bonyine. N'abasore b'abana bakunda ibicecuru rwose. Abakecuru badushuka twebwe twajwemo. N'abagabo nabo bashuka abo bana ariko. Oya. Hari n'abakobwa bashuka abagabo. Banya mbibona. Habyitegereza. Ewe abona isi yararangiye. Ase mubikorera iki nyine? Ubikorera iki kuko ubona? Ntago njyewe ndimo ariko. Ego ku muntu usenga waze ibyo bintu nabikora. Masa bikora nuko badasenga? Hari abadasenga. Nose bano bana bari gukundira iki bano bagabo ngo nuko ngo baturusha nta basore ngo tugira amafaranga mba turanabyemera. Nese mwazayakuyeho ko mamu yafite mwazayakuye. Mwazayakuyeho bakabakunda namwe. Amakize? Amafaranga se? Noze mukunda amafaranga koko. Siko bakuru kwishyira mu ngenda mbabarira. Ntago ndimo. Nabazaga abakobwa uhagaririye abakobwa reka. Oya ntago ndimo. Okay witekereza hiki yibona ibintu nk'ibyo abakobwa kandi urabizi ko bihari abakobwa banyabagikunda abasore babishakira abasaza urabizi. Oya vuba n'abasore nabo baba byose tubitwandiriye hamwe n'ubwacecuru badushuka. Ariko oya babashuka si biki. Ekebera akuse reka nkubaze. Ujye abakobwa bari muri uyu mujyi okay reba ihereho. Reba abakobwa bari muri uyu mujyi uri gutembera. Ubona nk'umusore afata icyemezo cyo kujya guteretsa umukobwa umukecuru yibonera rega njye mbikubwiye ari byo njya mbona ntago ari brag. Ibyo njya mbona ni ukuri. Boyfriend arago kategera mu gikecuru. Yego ko ngo bifite amafaranga da. Ingo yego yaragukategera mu gikecuru. Oya na boyfriend yigeze nkatangajye mu gikecuru. None uri kwivuga ubyegereje umutima nk'ibintu byakubabaje. Kigena tubibona.
mwibonera ese ko mutari abo basore hoya abashyiraho mikoro mbwire amaso araguha amaso araguha makisi abakecuru babaye ngiye ko ntajya mbabona nyine bitewe n'uko uba ugenda ntabwo wapfa nubwo ntabakeneye niko hanyuma ubitekereza iki se wowe ngira ngo ibyo bintu bireze muri iyi minsi wowe nk'umukobwa nanone ukaba n'umubyeyi ubitekereza iki igihe ikintu mbona cyo iyo mbirebye nkabitekereza mbona isi yararangiye ukaba uri heze nyine yararangiye nubwo nyirimo ariko nese nuko ariko mara yanjye isi yararangiye ubu turi ku isi ariko iyo turimo yo yararangiye cyangwa nuko utubona tugenda yego tututse nyamara rero ubu nzagutuza kandi ejo bundi tuzahura ahantu ikigabo cy'inda cyagupfumbase none se okay reka wenda turi no kugana ku musozi w'ikiganiro uba wumva experience y'ubuzima waciyemo ngira ngo twabuganiriyeho abantu barabyumva waratwiseho mu buzima bugoye kano kanya nabwo ngiye kujya kugira ngo tunasoze uba wumva wakundana n'umusore w'umukene umukene nawe nifuza mu buzima bwanjye bifuza iki muri make uzakunda amafaranga ntabwo ari amafaranga ubu se reka manze nkubaze nzakundana n'umuntu ujya guhinga ntabizi ubu ngo nzishimire kugenda nimetse umwana n'isuka ku mugongo hano gutya isuka sibyo n'agahene n'akagurube imbere ahubwo n'imbwa fogisi inyuma oya fogisi se za fogisi rero tuvugisha ukuri ibyo bintu nibyo wanshimira oya icyo muri ariko ngira ngo wamukunda wenda mugakora mukabigeraho oya ntabwo nabishobora guhinga n'ukuri kw'Imana ni n'ubwo ngo uhinge se mu Kigali bahinga reka manze nkubaze umuhungu mukene muri Kigali aho nguwo kankubwire aho nguwo kankubwire atubwire twumve ntabwo bivamo aho ndiba muri chambrette imwe harimo akamatera kamwe konyine utamenya n'ahari n'akababu uratwirukanye muri Kigali twitahire oya twitahire oya ni mutahe neze mwagera kugira mu isanzuye na bya bigabo erega mwana tujye tuvugisha ukuri sibyo wenda bitewe n'ubuzima naciye usibye ko nta namwe usibye ibintu byo kunjyana ibintu byo mu murima ibyo kujyana mu kazi ntazi ubwoko bwako sibyo wenda sinakuze iwacu bakize nanone ariko rero ntabwo bari bakennye sibyo ariko reka nkubwire nakurungiye naba nareba bareye gutya none nangiza nkubwire ngo nkunjyanye mu guhinga cyangwa ngo tugiye kuba muri chambrette imwe ase urukundo urukundo ni iki urukundo ruracyabaho wowe ubu nta rukugira neza mbabarira nifite umwana wanjye akiri hasi mbaza nta n'umugabo ushaka ntabwo ndamutekerezaho samo ndabiteganya okay hanyuma kubera iki abantu urukundo ntirukibaho ariko nitwe turuma nkawe nk'ubwo ngubwo umusore yaza kugukunda rero umukene uti wampe nuko ukennye urukundo impamvu muvuga ko rudahari nuko aba rufite mu bita batindi asereka nkubaza ikibazo kimwe umwana ufite imyaka 21 n'itanu wizi wenda kiga niyo kaminuza mpamvu amafaranga yo kubaka etaje azaba yakuyemo amukene yo gusohokana buri munsi mugaturitsa amasha nta n'isoni nta n'isoni mubaze ikintu gitera umunebwe ukundana sora kiza mani abajama mw'iki gihe mwebwe urukundo umuntu araza yego yaguterese si yaguterese si mubaye abashiri wenda urugero uzajya kumureba turumvikana uzajya kumureba muri make ntago azakugura nk'indaya reka mbyite gutyo sibyo noneho ikintu kibabaje cyanyu nshobora kuba ngiye mu serivisi yego ushobora kuba mu serivisi iyihe se mwitaho reka mbyite gutyo Yego. nshaka kuba mwitaho cyangwa mu serivisi mwitaho reka tubyite gutyo Yego. noneho naba ngize nk'ikibazo sibyo nshaka kuvuga ati ariko rero
tugomba ngize ikibazo iki n'iki kandi kirantunguye na 15 wandusha icyo gihe atakuvuga ati reka reka sano yabura erega ntayo bafite ntayo dufite wowe ni wumva yuko njye ni numva yuko utayamaye sibyo yego ni numva ko utayamaye icyo gihe nyine nzakwihorera nawe n'umumaganga nzakureba nzakwiryaho ntabwo naza yego noneho icyo uzakora wowe tujya gushaka uwo uzajya kuba amafaranga nyamara yandi wakayamaye uzajya kuyatanga ahandi ariko nawe utabayafite nyumva cyangwa se uyanyime nimugoroba iri kumva nimugoroba ushaka icyana musohokana ariko ibyo uvuga ni ibiki umuntu amaze kubamenya ngo ibintu by'urukundo musigaye by'urukundo byanyu muzabitware abo uri kuvuga siko numva ari abakire nk'umukani nkuguza 2 kandi ntabwo uri buyanguze nese kamanza nkubaze niko uni nkuguza 2 umukani ntabwo uri buyanguze ndabe yakuguze se kwa abaye iki ngo nyumvire ako wayanguza nkayagu wangujije 2 umwana mukana ndaje ndayago si 2 oya nabyemeye nzabivuga mu kiganiro gikurikiye si 2 yanyemereye ngiye nkugujije 2 urampa 2 jya kwigura intoryi nirire none se ko dukennye rega ninga musiganye amafaranga nta mafaranga hari nayo ntacyo urakoze kunguriza 2 Imana igumugisha Shami Imana okay se turugana ku musozo w'ikiganiro sasa turagana ku musozo turagana ku musozo w'ikiganiro ubuzima kano kanya bwa Shami bumeze gute ubuzima ndimo kako nyine mbasha kwikorera nkabona icyo nshaka nibwo ntakihaza mu bintu byose ariko ibyo mbona nibyo numva nyine bitatuma ntagira ikintu wenda cyo kwiba cyangwa se kujya kwigurisha ku muhanda nk'abandi nashaka gukora yego muri make mu bushobozi bwanjye bwose buramagije umwana ntacyo yabuze rimwe na rimwe nyine ndagira icyo nkora cecuru yego umwana agiye gutangira kwiga byari byo byose nyine birumvikana ko cyane uri na wenyine n'umukecuru arakureba ntabwo byoroshye muri rusange aho nibizatuma umuvana mu ishuri nawe vuga uti wa mwana we nanjye sinaryize kandi narakubyaye oya ese wumva utasubira mu ishuri gura cyane muto Shami kubera iki hari ukuntu Imana igiye guha ubwenge iri kumvamo ngo bukoreshe rero bwo yabaye nanjye ndabukoresha ntabwo ari ngombwa gusubira mu ishuri ariko utabura kubukoresha muri ibyo by'abagabo twavugaga oya ni irihe somo wakuye mu buzima mu bintu byakubayeho somo nakuyemo isomo rya mbere no ikintu cyabanje kumubaza cya mbere no kuva mu ishuri ikintu cyambabaje cya mbere no kuva mu ishuri ntabwo ndi kukumva vuga cyane nakubwiye isomo byansigiye no kuva mu ishuri birimo byarakubabaje yarambabaje gutwita ukava mu ishuri nyine ni somo ryakugishije mu buzima ibyo byombi hari ubushobozi bwinshi kwihangana gukomera we ni somo nyine byagusigiye kubyara ukiri muto ukava mu ishuri isomo byagusigiye mu buzima kubyara ukava mu ishuri isomo byansigiye se yo kumenya guhaguruka ntabyo narinzi kumenya guhaguruka ukajya kwikorera ibyo ni byiza ariko si byo se ntacyo bitwaye erega baravuga ngo imbuto y'umugisha era ku giti cy'umuru utari mu mugisha ubu ngubu ntibiraba neza ariko ibyo ari byo byose ubwo wamenye guhaguruka nize ko wahagaze ukagira n'icyo ukora kitari kibi kikazagusubiza muri bya bihe nyine wagisemo ngomba ngutayemo nk'akanama nk'umuntu w'umusaza hanyuma tuba turagana ku musozo Shami niki kintu uyu mwanya wishimira wagezeho icyo nshaka kugeraho ntabwo ndakigeraho
mu byo wagezeho mu byo nagezeho cyane no kuba mfite ubuzima bwiza ndi kumva nacyo nagishima. inzu barayikwishyurira wenda? inzu ndayishyurira ikintu icyo ari cyo cyose ndakikorera. So niki kintu wabwira umugabo njye ngita nko gufata ku ngufu pe? Naba nibeshye? Ntabwo bibeshye. Niki kintu muramutse muhuye nube butumwa wamuha? Turamutse duhuye sijya ko ntakemera ko nahura nawe tubyihorera aho ngaho. Muramutse tuvuga ko murahuye? Ntabwo tunahuye nanyura mu zindi nzira ibyo. Ntabwo wamuvugisha? Okay, ngaho noneho ugirana ubutumwa abagabo bameze nkawe batiye abandi baninda basi, gira icyo ubabwira. Abagabo banze abana mugerageze mutere abagore banyinda pe. Mutubabarire. Ikindi niba mufashe n'abana mugerageze mukoresha agakingirizo cyangwa se ubundi buryo bwo kwirinda kuba mwabatera inda. Bibaye ngombwa ko mwabyumvikanyeho, dore ko n'abakobwa b'iki gihe musigaye mushyushye, mwihangane basi utazamera nkanjye. Abakobwa bahuye n'ikibazo nk'icyo ahuye nacyo nabo reka tubagene ubutumwa twigendera. Ko wenda buri wese agira uko byagenze. Iyo kwangiye wenda gutandukanye n'uko abandi reka mbyite gutya. Bafashwe ku ngufu bakabyara bakiri bato bose reka dufate abafashwe ku ngufu. Sibyo? Bakabyara wenda bari mu kigero cyanjye. Ndabasha kubihanganisha, mwihangane. Ubuzima buracyakomeje, ntimukihebe. Kuko nyine aho mugana ashobora kuba ari heza cyane. Okay, Shamim. Kose nta kintu tubwira mwana? Wowe? Oya. Twebwe nawe TV. Ngaho ngira akantu mbwira ariko. Ndakwanga. Nangira iki se urambabaje. Okay, ngo gira ikintu ubwira abantu bakoze subscribe n'amagiye kuyikora hanyuma twisoreze ikiganiro kuri Yawe TV. Gira utumwe ugenera abadukurikiye muri rusange. Yawe TV. Okay, mbanje kubashimira abadukurikiye. Mwibuke gukanda subscribe. Yego. Kuri Yago TV. Kuri Yawe akomana we. Yawe TV. Okay, sorry nibeshye. Ni Yawe TV. Kandi turabakunda cyane. Ciao. Okay, so reka tubashimire mwe mwakoze subscribe n'utarayikora niko kandi kugira ngo uyikore ukande ukazogera kujya ubona ibiganiro byose tukugezaho umunsi ku munsi. Yari Shamim iribagiza twari turi kumwe. Reka tumushimire cyane wakoze kuza kuri Yawe TV Shamim. Sana namwe murakoze. Kandi wihangane kuzuma wanciyemo kandi ejo ni heza. Don't worry, you keep walking, push hanyuma uzabigeraho. Asante sana. Bye.